Yes, tureba neza cyane gutya tuba dutangiye tuje neza cyane. Nkubwiye ngo AfriFocus akanimero nako 0788409086 ubundi byerekeranye n'utu video sinzi image sinzi iki gufotorwa Silva Chikumar. Nakwereka dutangiye hakuno muri rompo yo mu mujyi. Hajya hafi ya Simba hari imodoka yagendaga igana Nyamirambo. Hari umukobwa urimo ari kumuhohotera, hari umukura mu buryo budakwiye. Hari ikigabo cyamubereye ibamba bijya kuri iki mukobwa ahangayitse. Iyi ni imico mibi. Bisi irahagarara ngeze Nyamirambo hariya. Rageze ahantu runaka mu Biryogo umukobwa avamo ikigabo kibi gusa ukirora nta muco bavamo. Shakara agakobwa rero sasa ngo karye mbye gakobwa karatashye kababaye kaje mu modoka bari kugahohotera. Mama iyo ntago nzajya mu kazi nyogoku. Kubera iki ubaye iki? Aribuka kigabo cyari kibi ni nka nkuba neza. Ibimbayeho ntacyo nabivugaho. Nisagize se nagenda ntacyo avuze. Kwereka kazuba karashe ni mu gitondo kobwa arabyutse. Coffee ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yanze kujya mu kazi. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ. Munzanire icyayi yewe breakfast ari kwaka. Umva turaje. Markanta kambartini. Reka nze nkuzanire rwose. Fata ikinyamakuru gusoma. Hari nyirakuru yicaye hano umukobwa yanze kujya mu kazi ngo yarahohotewe ari muri bisi. Uyogo bardero puskana. Umva kuko usoma ibitabo bibariko. Ibyo ntacyo bimaze. Zibarete. Umva ibi nibyo bifite akamaro n'ibihe dore ngibi rero kwereka umukecuru. Mweka ibitabo byinshi. Ibitabo bishaje. Nininge bodaka interestildale itre hedu. Nimba ugira ngo yo ntago nimba udakunda gusoma reka njye nkusomere. We unyumvirize neza cyane. Mukobwa yewe uzi kunkura kubigezweho ukajya kunsomesha ibitabo bya kera. Aha uravuga iki? Nibinga uri kuvuga kingura ibitabo idaji nsoma kino nyogoko hoya ranga iki ngiki hoya urashaka iki se? Reka da byose nabyanga. Iki ngiki nyogoko reka da ranje iki ngiki ukecuru kukireba gusa yibutse byinshi yibuka umuriro nyogokuru yankurikire nkungo mwimiki abibu banakazanye iki ngiki kizane mwana wanjye mwuzukuru ngusomere igitabo uva muri bya bindi. The hunt begins. Niyo masina y'igitabo tugiye gusoma kakanya. Mukobwa yasomaga ibinyamakuru umukecuru amubwatizana igitabo nyagitabo. Nimba udakunda gusoma ngenda kigusomera. Wibuka ngo ibi bitabo uyu mukecuru nawe abyandikiye. Ayisazana igitabo cyitwa The Hunt Begins. Ngo umuhigo uratangiye. The Hunt Begins. Kureba byanditsemo tangiye gusoma gato dore inzovu byariho. Dore ibyo banditsemo inzovu runaka hari abakuraga igiti inzovu zirwana no gukurura. Hari igicu iki nubana n'ubumuga bwo kugira gute nubwo bwose. Ntago bavuga bya bindi nkuba akunda kwivugishwa. Ntago wawuhirije uburenganzira bw'imivugire ndetse n'uburyo bubaha abantu. Urakwereka ariko sasa ibiri mu gitabo umugabo w'imbaraga ukurura igiti rya kuri kiti tgarige yego bandayito. Igihe twategereje kirageze. Sasa reba. Umva komeza ugende. Rangije kurura igiti umugabo umwe ibikurwa n'inzovu arabikurura ari umwe rya kuri cyo barumiwe. Umugabo nguwo Shifrati Kumar uramuzi neza cyane. Zana igitabo ngusomere nakuwe ko ari ngusomera we kwisomera. Ni byari mu gitabo. Tangira kwibuka ibiri gitabo. Hari byanyuzemo urabona baka mu muriro. Arabona basha bimeze biti igitabo kigiye gusoma n'igitabo ki. Rya kurikire umuhungu mwibikiye Habibu. Igitabo kiragu. Kikigwa hasi. Cyari bumbuye. Aha bumbuye ni dore. Kumva runaka ari umwana uhicaye. Hari umugabo hari. Pasha nyine yibumbuye. Rya kurikire murabumbahiriza nyogokuru asome neza nuza hahera igitabo rya kurikire banza kihanagura. Igitabo kimaze igihe kidasomwa. Umva inkuru yitwa ngo ikinyogoku. Amubasha uko inkuru yitwa dore izina ry'inkuru dore uko rizamuka nkubwira ngo AfriFocus 0788809086 ubundi bakagukora ikaka bakagira gute bakagufotora bakagukamera ibirori byawe ugahora ubireba byararangiye. Yitwa Veda. Inkuru ngo yitwa Veda. Ko twinjiye umuhungu mwimiki Habibu yakwereka ibiri mu gitabo. Tangira hakuno. Hari abari mu mihango runaka
ni ahantu hamwe runaka abaturage bateranye bari mu mihango runaka barakwereka imibyinire niyo mama nanje kwereka ruvayo uko babyina n'umukobwa uri kwakandagira mama dore kwakandagira tukwareba dore umukobwa umva manze murebe hari umukobwa dore indoro bose baratuza rangije umukobwa vayo barahigama tanga inzira bakinguruka imana yabo bakinguruka imana umukobwa ahageze arakandagira dore nguwo rangije umusore hari umugabo nawe Chevrolet Kumari yagarutse neza barumirwa bafata kumurira kisiga bari mu mihago runaka umugabo arangije arazinga hindukira kureba hakuno yerekeje amaso reba umukobwa runaka yakurikire rangije arabatwika kurikira nuko tuyitangiye neza cyane umuhungu mwimikiye Habibu igihangange the long awaited translator Dragon Fire eri primero intare ivuga ikinyarwanda umusobanuzi vuga uti wagafashe rangije hari akantu yakwiye umugabo ahereza umwana w'umukobwa rya nkurikire rangije umwana w'umukobwa yakambara nakanigi ariko barababaye nta useka dore uko barebana rya nkurikire bababashwe n'icyo baza gusobanukirwa n'ibiri mu gitabo bababashwe n'iki rangije bafata urugendo hari ubareba ku ruhande n'igitabo hari ubareba ingendo zose bakora rya nkurikire rangije hakuno hari abari mu myerekano runaka kwereka umukobwa ಬೇಕಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ umva hari ibindi ushaka sezana nkwereke ese urumva uzatungwa no gukora ubukorobasi gusa ku muhanda wagiye uza rwose ugakora ibindi hari abantu bari hano bicaye basa rwose umva yewe mbere yuko sina yataka rwose tugomba kubanza kwemera zino mpano kumbe hakuno ahantu hari bigaga cyo bacuruza bacakara bafite abantu rwose bari kugura abantu byankurikira umwe babiri batatu bane banuzanyakira kangaka baragurisha rwose nk'abagurisha amahene byankurikira filmu raza kugasobanukirwa ariko sino si ibyaye zangira ryari hari ureba rwose umukecuru gukora umva ende wimugure rwose anahendutse ako ngo umuntu ari kwa mama sunyirukane yunyirukane ko yangurisha umva ngenda kureba amafaranga nanasinze rwose agafaranga ko nakariye umva gumana n'umugore rwose nk'umucakara imbere bagiye kuma amafaranga uri kwizigiza umva mushyira mu modoka nako nshaka mungura ntago bishoka rwose ntago nagenda umva yewe wamusinzi mu mategeko ya Giraya nta muntu tujya tugura atabishaka emeza umugore wawe ukeneye amafaranga tuma umugore wawe yemera rangije umva shaka urampombesha amafaranga ariko se ibintu bari kubakora rwose koko na tuzabona umuntu ducungura ryari amafaranga bari koko bari kugurisha abantu nk'abagurisha amahene nk'intama ibi ni ibiki rangije hakuno uno musaza umva ntago ndi kuvuga ntiwite ku byanjye ndi kuvuga biriya bintu rwose biri kugura abantu bo mu cyaro uko biboneye we ntago uri uwina hawe uva hanze ntago nagutuka mu bandi bagabo byankurikire icyambwira rwose umuzangiza Giraya rwose akomeje kugura abantu wagira ngo nudutunga bari kwigurira rangije kwereka hakuno abo baguze babakuramo twenda bakabajyana gutya byankurikire Giraya ngo gura abantu dore ngo Giraya yaranezerewe dore kuna bacakara bicaza agurisha abantu akabona amafaranga amaze kubaka amazu menshi cyane rwose yaguze n'imirima y'ibyaye agafaranga yaragakoze byankurikire amategeko nayo ameze nk'amwubaha buri muntu wese yamuhaye amafaranga ku mihanda rwose umva ririmbira bari abantu twaguze nonaha oya ndakwinginze ndi umwana w'Imana ntago naririmbira abantu bari kubagura abantu ntago ari inyamaswa ntago nabikora rwose nyagasani yarakara wenda gukubita gira vuba hano bararenganya abantu bafashe nabi cyane emera vuba vuba mugeri yewe ririmba kugira ngo bakwice emera uririmbe ntago nabaririmbira njye mwendeke rangije uyu nabibonye hari umuntu wari kurenganya umugore wari kurenganya yanze akarengane haguruka umugore aremera aririmba atabishaka aririmbira abantu bagura nk'amatungo
n'ibintu yari yanze ngo imana zabo zirabyanga. Umugabo abonye hari urenganywa yaraje aririmbye ku ngufu. Umugabo ntagakunda akarengane yavuyeyo. Umukobwa yararirimbye ntakunda kujya umva ariko umugore uri mu biki, ako nagahato, ako nagahato. Nanjye we biti nanjye kubita urutsa kubita. ಯಾವನೋ ಇವನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೋ uyu waturutse hemva indirimbo ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ avuye kuri Nyagasani niyo ndirimbo. Kubita banamuririmbira. ಯಾವನೋ ಇವನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೋ uyu wavuye he ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ avuye kuri Nyagasani niyo ndirimbo. Fata dore fonsi iki ni cyo bita igipfunsi. Kubita ipasi arayifata inume mugwaho byakurikire. Uyu yavuye he aje gutabara icyaro byakurikire. Batavuye abaje kwataka ipasi ishyushye ku isura. Kubita baramubyinira. Kubita otsa renga ikorera. Mugabo ntaseka, umukobwa ari kureba umwe bazanye. Ranchi jugunya nta mikino. Fata vuna. Mugabo 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 bagabo aratabara abaturage baramubyinira. Rangira baga icyuma baga kinja. Rangi uyu wavuye he niyo ndirimbo avuye kuri Nyagasani gututabara. Abaturage barishimye. Uyu aranje abarenganya abantu yanga aka rengane yanga aka rengane yanga umuntu uhohotera abaturage baramubyiniye akomeza gukora mu bigabo. Kurutsa tumbagiza bamushyira indirimbo abagabo baraza ntibashira. Uje kwitangira icyaro yatangiye kugobotora abaturage hakuno. Bagurishwaga nk'ihene, bagurishwaga nk'inkoko, nk'intama. Dore byarimo byankurikire. Nanjye inkoni kibando kibando kibando. Barishimye abaturage aratubohoye. Dore Shiva batangiye kumutaka agobotoye icyaro. Abaturage bari barazengerejwe. Yatangiye gutanga isomo ryitwa kurenganura. Isomo araritanga ryitwa kurenganura ryankurikire. Barumiye abaturage. Ana awunenu umva uriya n'umugabo wanjye kandi yuko niwe wamugiraga nabi mubabarire rwose mubabarire ubuzima. Ibuka ಜಗತ್ನ ತಂಜೀವನ ಒತ್ತಿಟ್ಟು umuntu ushobora gutakaza ubuzima bwe kugira ngo atange ubuzima ni umugore wenyine. ಅವಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ umugore adahari ನನ್ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. nta kororoka kwabaho ku isi. ಗಂಡು ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇರೋದು kuba wiratangura umugabo ubuzima ufite ubukesha umugore ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೌರುಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. notangiye kwirata ku bagore gutyo. ಅಂದ್ರೆ umugore nuko aba yicecekeye kuko aramutse yacecetse mu gihe ngo nta ntege afite ariko avuye y'umugore nibwo mwamenya imbaraga ze. Na Nyagasani Shivapa ntabwo yazihagarika ku kanya imodoka yazaga. Hari uwikoreyemo abantu babahana. Polisi avuga ngo umupolisi w'umugore bavuga ngo umugore aba afite imbaraga kandi umupolisi w'umugore isagera kureba n'iki cyabaye hano kuri site. Byankurikire ganje akuraho ikibando kubita manyura umugore yarakaye. Barakuvuga ngo umugore aba afite imbaraga ibya baro mvayo hano umva ndagukiza ibyaha kwiruka. Umva mubabarire rwose mubabarire madamu mubabarire rwose. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ndagira ngo unyumve rwose ಕೊಟ್ಟೆ ಚೀಟ ಮಾಡಿಸೋ ಇಂತ ಹಲ್ atari kumubaga yajya nkora ikindi kihe. Uzi ibintu bakora abantu bagize abacakara ಮೇಡಮ್ rwose mubabarire. Rebye hakurya ba mukobwa n'umugore n'umugabo bari hagariye. Umva mbere yuko tuhagera hari uwabahanye rwose wihana ngo urengere namubona umugabo polisi rengegera abagabo. ಯಾರು ನೀವು wowe urinde ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು izina ryawe ni mukobwa nitwa Kanaka. Kanaka niyo mazina. ಇವ್ರು ಯಾರು uyu we ninde ganshi Kanaka arambura amaso. uriya mugabo ninde ra ಗುಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂಟಿ bayo bose nta muntu umuzi hakuno kumba umugabo
mugabo ni umunyabigwi akora imirimo y'inzovu. Uyu ni papa yitwa Veda. Kanaka tuyi ni data yitwa Veda. Veda iramureba yankurikire. Ndangije agakapu. Muri ako gakapu harimo iki? Ndangije urashaka kumenya kiri mureka nkwereke. Ndangije kuramo ni intosho. Ibuye umukobwa agenda nibuye. Ndangije iryo buye ni irye ki? Ndangije ari mwaka umupolisi narifata ibuye intosho. Ndangije aterura ramere ufitemo ikiro agenda nibuye. Niryo gukubita umuntu ukugiriye nabi. Nagira umuntu ukugira nabi ntuzamuha amahirwe ya kabiri uzanamukubite mu gahanga ukamenagure. Akira ibuye ryawe umupolisi amuhaye uburenganzira. Green light aratanze wa mukobwa uzirwaneho uri intwari amusubiza intosho ye. Yankurikire umukobwa yongera arabika. Papa twigendere umukobwa na se. Fedara kanaka polisi arabarebera n'abatinya dore ukuntu bigendera ntibaseka bararakaye barakajwe n'icyo aza gusobanukirwa. Papa twigendere. Gusa bagobotoye icyaro cyari kiri mu karengane barakwereka hakuno hari uri hano ubana n'ubumuga yigendera. Yalgada onchur kai marta ubut ugiye nje hano imbere rwose wangeze imbere umva injiramo nta kibazo. Arisunika kugira hano umugore usinziye. Umugore usinziye kureba uyu wisi wa wundi uyamonye nawe yari ikanze munyana muhemuki. Ndangije mujari mugore ndangije afayo ikinda cyica ureka nkwereke. Umva mukize mutabana umugore aterura ibuye. Ndangije yabuze gato ndangije kure icyuma ndamwica mureke nica umuntu. Mureke nicira umuntu. Ndangije barahungisha umugore barafata. Umugore burakara butewe n'iki? Ese uyu mugabo icyaha yakoze ni ikihe? Nzakwica niyo magambo yagiye avuga. Nuko bamukijije. Yakoze icyaha cyuraza gusobanukirwa. Turakomeza hakuno babandi bagendaga umukobwa n'umugabo turabona umukobwa gusa yaje kuri station za polisi. Umukobwa isa musize ntumbazi. Arangije ahitegeza inyuma arasha. Arangije amatara avaho yankurikire nakwereka gatara kavayo. Sir, current hob Afande umuriro uragiye wabukoresha kangaka. Ndangije inyuma kwereka harahiye. Umva dore bibaye umuriro. Mugende mubyiteho bana. Muze tugende. Afande asigara hano afande. Ndangije ko bagiye bamusize wenyine umukobwa arinjira. Yankurikire. Umukobwa arinjira. Umukobwa arakaye. Umukobwa arinjira. Uyu kureba. Yewe yara nina urinde yare nina ekita urashaka iki? Ndangije yella dari tappe bandangide wagira ngo wayobye wagize icyo uvuga. Urashaka iki? Uranshaka se ngira icyo nkumfasha? Uri hano wenyine. Ndangije kobwa hindukiza maso yakurikiye kureba inyuma. Veda ise yaramubonye amwibuka sindi cyo yamuhemukiye. Umugabo ameze Veda kanaka arabazi neza cyane apfuye agiye gufata imbunda bamufashe. Umugabo ameze nk'uwihorera ntaseka. Ndangije imbunda arayimutesha. Ndangije umukobwa baramufasha niga. Umukobwa kureba ryabuye uzaguye mu kiruza donde ibuye mu gahanga. Simbuka ndangije hondaguye ari nako yibuka byinshi uko afite ibyo yibuka byanga binoga. Baramukubise yapfuye papa. Kwihorera birarangiye yapfuye. Bari kwihorera babagize bati abapolisi kugaruka basanze arabasohoka badaseka umujinya ari wose dore umukobwa na se. Veda na kanaka byankurikire nimunyureho nimwe bafandi. Polisi yagize n'ubwoba gusa fando bamujanjaga umutwe bawumenesheje intosho. Hakuno umukobwa yiryamiye. Kwereka
bari kugenda bihorera. Bagiriwe bate mukobwa na se ngabaho bayibereye. Mukobwa arangije yakoze hakuno ni kanaka harako yakuyeyo haguruka areba se hakurya arangije atera intambwe ijya nkurikire yinjira mu mazi. Umwana w'umukobwa afata imana yabo arangije ayiha ku mazi. Yankurikire muhungu mwemekeye Habibu arangije kureba imbere disi hari umuntu babona. Bimeze bite bagiriwe bate ko ndabafite umujinya mwinshi uburakari ko ari bwinshi bagiriwe bate icyaha bakorewe ni ikihe uraza gusobanukirwa. Bafite umujinya ntawe se karangije imyenda iri hakuno barayifashe ko kanya gacyo bafite uwo batakaje ndetse n'ikikuvuga ko ari uwo batakaje hari utwenda twambarwaga n'umuntu runaka baradufashe baradutwika gusa ngo bari mu kwihorera. Bari mu kwihora ngo kandi kwihora n'ibyari byarangira. Kurikira filime nayikuzaniye umuhungu mwemikiye Habibu igihangange. Kwereka hakuno umukobwa na se bafungura ariko kandi bafite ibitekerezo bibasubiza inyuma. Hari ibyo bagenda bibuka ubuzima barimo bari bishimye. Kwereka uko baraho hari waje umwe nawe ufite umufiteho inzika. Naje procedere ya Rudra na warderado kuba wishe rwose uriya mupolisi byakwiriye icyaro cyose. Hakuno polisi yagiye kugaruka hano hakuno umupolisi mugenzi we bamwishe. Yankurikire ibuye riri hano umva bamwishe mu buryo cyane ndabikoze n'umukobwa aribuka araho yabonye umukobwa ufite ibuye. Wiki yarari kumwe n'umugabo rwose baje bafite umujinya. Rwose natinye no kugira icyo mvuga numvaga kose ko nimvuga baranyica. Bari bafite uburakari. Ni Veda na kanaka ubamenye utese kandi ko aribo mbere yuko bakora ibino iri buye bari barifitiye intwaro bari bayifite. Umuntu nakwendereza ntuzama amahirwe ya kabiri uzamumenagure. Ntabwo bari bava muri kino cyaro kandi nubwo bari kumwe. Shiri niyo tugiye gukurikizaho twihorero. Ngo Shiri niyo bagiye kwihoreraho. Kwihorera birakomeje. Polisi hano hakuno ho uriya ni Girija arabavaga yundi nyankurikire. Uraho neza madamu bamuha icyubahiro ngo ni umwavoka Giriji. Umva Girija araje ngo iki ni umuroya baramuzi. Roya Girija rwose aje hakuno kandi ntabwo ajya atsindwa urubanza. Urakoze kumvuga ntabwo njya ntsindwa urubanza nibyo koko gusa mu myaka yashize mwatumye ntsindwa. Uyu munsi intsinzi iri ku nzugi zanjye. Ngo iki buretse gatariko ndakumva. Bicara Girija uriya mugabo uryamye hasi yavuze ngo iki ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. umva ibibazo byinshi atari yasubiza gusa ababikoze ntago mborohera polisi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ndareka Girija na kanaka ko polisi dushoboye. ಈ ತರ ಹೊರಗಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. umva bari abantu ahubwo baraza kwica benshi nicyo gihe ngo mubamenye. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ndabizi waje hakuno kuko bari abantu bazi. ndangije shyira fayiro hasi. Veda uriya ni umukiriya wanjye. Nako yahoze ari umukiriya wanjye ariko uyu munsi umuhigo watangiye. The hunt has begun. nta muntu muri mwe wabahagarika. Veda n'umukobwa habe n'umwe. Amahoro bagiye kwangiza ubu bagiye kwangiza isi yose uretse namwe na Nyagasani ntabwo hagarika igeno bashyize imbere kuko Nyagasani yamaze kwemeza iyi ntambara bagiye guteza ngo bagiye kwihorera kundi muntu ngo ni Kiriri. Veda nguyu ntago azi icyitwa ubwoba ntago azi kubabarira. barakwereka imyaka 20 imbere gato. barakwereka Veda mbere yuko atangira kwihorera hari ahantu yarari mu cyaro runaka
ndetse ibyishimo byari byose yabaranagaho n'umuryango yajya nkurikire umuhungu mwimiki ya Bibu igihangange the long awaited translator kwereka uburyo babagaho bari bishimye cyane barakwereka hari ibirori barimo ndetse na Fede yari arimo yishimye bamubona hagati ibintu byari bimeze neza ndetse ibirori birimbanyije bahuraga mu byishimo ngabo n'abaturage bo ku cyaro hakuno byankurikire barakwereka ibirori byarangiriye bataka umugoroba hari ugenda n'ibifunguzo dore kwarangaguzwa Nilsson yewe hagarika uriya nindera ni Bera ni Bira we kuntu ari umujoba ntagiye kwibira ijoro agiye kwiba disi wa mupadiri reka tugende atatubona kana tugira nabi ku kanya we ni umujura ngo ni Bira rangije zacunga neza ibifunguzo bifite byose yabicurishije rangije kwatangiye gufungura abamuriho bite byawe kura y'icyuma ku kanya barakwereka bavayo rangije kumbe mu bavayo na Veda kumujura baramwifatiye ibi ni ibyabaye rangije vayo urwane Veda arihuse rangije raniga shyira hasi kubita kwandagaza kurutsa tumura umuhungu mwimiki ya Bibu dore gipfunsi ingumi dore ivi dore fayiti mu mazi dore kumi irakubise ikijura agica ku ngeso mbi barumiwe ranje akizirika hakuno uyu mujura rwose aratuzengereje ubu tumugire gute ubu twamukorera iki koko umuntu nk'uko ko tumukize cyangwa umva tugomba kumwica yasengeje icyaro umunyabyaha nk'usi urabona akiri agatsindwa gusa Bira bamufashe mu kanya polisi irahagera bamuziritse polisi kuvuga ni cya kindi bihoreho yuko badusubije inyuma y'imyaka 20 ibyateye uburakaye nibihe kino cyo bakihoreyeho yewe uyu muntu yakoze ibiki ko ndamwamuziritse ku giti rangira mwitambika bite yewe yena bite byawe ni gute mudafata umushango uyu watuzengereje mwirwa mubeshyira abaturage banjye ngo nibo biba kandi mwebwe mwa mwana nini wakazi bite byanyu data n'ubushize umupolisi yaraje atwirataho ngo afite amapeti atangira kudukandamiza ngo iki numva ibintu wakoreye abantu ntahari iki cyaro rwose ni icyanjye ngira ngo usabe imbabazi abaturage banjye nimbara bagire nabi kubera iki we ndakwica saba imbabazi abaturage banjye none nimbara bagire nabi gira vuba se nyine ese imbabazi yakwica we se imbabazi vuba gira vuba se kandi nimba ari gutyo bishaka sabye imbabazi ngo iki ni gutyo basaba imbabazi wanyu kuva ryari ugomba kumanika amaboko ugaca bugufi ugasaba imbabazi nta gusaba imva bikore baturage beza rwose nagize ubwenge uyu munsi imbabazi muzimpe ngo burano naho komeza ugende rwose ntunarebe inyuma waje habi uyu munsi kijoro aragifata aragitwara iwe burya ngo nta murozi wabuze umukarabya uyu mujura afite n'umuryango ye mumureka rwose mumureka umuntu wacu umuhungu wacu we baramutwaye we umukwe kubera agiye gushyingirwa umukobwa wanjye ndabigira nte ngo iki mukobwa we hari ubukwe rwose agiye gushyingirwa umukobwa wanjye ubukwe nyine munyiciye umukobwa wanjye ahazaza he kureba koko disi umujura afite umugeni utegereje umugeni none se kuri umva nimba ari umugeni rero umuvumo rero mugoye ntabwo tuzahukira muhungu wanjye uzadukurikirana paka dupfuye ibintu turabyangije ntabwo uzashyingirwa kubera ibintu ukoze reka muhungu wanjye ndabizi ntabwo uzapfa ubonye umugore ukwemera wishe ubukwe bw'abandi akisoretse kutuvuma wowe batangira gushyamirana ngo bafungishije umukwe w'abandi Veda arangije avayo
impaka agomba kuzikemura. Yegera umugeni arangije bakiri gutongana. Umva Sankari, reba hariya, kombe kurebayo umukwe uwari wabuze umugeni yahise aza ajya mu mwanya w'ikijura. Nyemerera gato tubanza twamamaze ubundi tugaruke muri filime yacu. Kurota neza biba byiza ariko bikaba agahebuzo iyo urose neza maze ugakabya inzozi. Waba ufite inzozi zo gutezwa imbere n'impano yawe, AfriFocus nicyo gisubizo. Muri AfriFocus dukora kandi tukanatunganya amashusho y'indirimbo, aya filime, ay'ibirori bitandukanye n'ibindi byinshi neza kandi ku giciro gito. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0780809086 cyangwa 0780860833. AfriFocus, impamo y'inzozi zawe. Barakoreka sasa. Nyuma gato umugore n'ubwo baje kubana. Umugore wari ufite undi muntu bagiye kubana yaje abana na Veda. Visiyana yiga guru Puspa. Ese kuki gutekereza ibyo Puspa? Umva ceceka ntacyo biziho. Umva kiranywaho. Oya ntago nabinywa. Ese wanyweyeho? Puspa bimeze bite? Igihe cyose nagiye nkugora nta nubwo rwose wagiye wijujuta ku buryo ndi kugutwara. Wagiye unyihanganira cyane, umva nta kibazo. Ubusobanuro njye ntagiye nkugora cyane. Atappa Puspa. Bimeze bite Puspa? Kuki nawe kukumva Puspa yanyweyemo n'umugore we yashatse. Nagiye nkugora reka. Dese barikundaniraga. Mbega umugabo mwiza. Shyira byibuze ikiganza cyawe ku gituza cyanjye. Oya nta muntu mwiza nkawe, ntago ngukwiye rwose, mbona njye ndi na munsi yawe. Ngwino nyegera ariko wagira ngo nuko nasinze, we rwose njye ndi muzima. Reka nkubwize ukuri, barakwereka ubuzima yabagamo badusubije inyumaho imyaka 20. Barakwereka ubuzima uyu mugabo yabagamo. Yari afite umugore, uburyo yamubonyemo turabuzi. Rangije kuki utankunda cyane nkuko ngukunda? Urankunda? Umva humura Puspa. N'ubuzima arimo mu myaka yashize 20 barakwereka badusubije inyuma. Wabibonye yarazaje aryamisha umugore we yakanyweye. Yankurikira yanda kurdre yada myaka kalettale. Si umugore nzamujya gute? Yasinze afata umuhoro ngereka nirare hanze. Kwereka mugore yewe yana Puspa imeze bite? Ngwino. Ngwiki? Ngwino ndagushaka. Uravuga nje ni wowe nta wundi ariko ngwino. Reka Selimana mugore aranshaka kangende mwereka ko meze. Sankari nta muntu y'Afrika nitegure sha mugore wanje. Arinjira kumbe kwereka barakugarura gato tuvuye mu myaka 20 yashize. Hakuno hari abarenganywa kugira nkurikire. Hari abarenganywa, abantu bari mu buretwa bimwe Veda yanga. Bakweka ari bigabo. Hari abayobozi bw'igiti. Urajya ngo njye bigende gute? Giriya hakuno nabana agenda akagura rangije akabafata nabi. Giriya nguwo rangije akashyira ibimenyetso nakuguze. Ceceka abotsa batanavuga. Ninjira uwo mpamagara mwese mugomba gushyira imitwe hasi. Yemwe bose bagahita bashyira imitwe hasi. N'uburetwa muri kwitegereza ikimwebwe. Bimeze bite? Kombe kwitegereza ni iki bitegereza? Turuvayo wa mukobwa wihorera kanaka. Nyuma ya kanaka hari Veda. Bavuye muri bwa buzima asiganye n'umukobwa we, nyina we ntawe uhari. Bimeze bite? Yagiye gusa ngo bari kwihorera.
wa mugore bashyingiranywe nawe tubona ahubwo turabona umwana we ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡ್ಕಾಡಿ tugaruka hakuno ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೈತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು umva baraza kunyishyura rwose harabo mbagurishije yaje hano nk'umucakara barakwereka yaje nk'umucakara ngo yinjire hakuno ni Veda n'umukobwa wa wundi ubana ubwa bwo kutagenda ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ niwe waje urabagurisha hakuno ಯಾರೋ ಇವರು abo ni bande tugurishije ಗಿಲ್ಲಕ್ಕೋ ni Nyagasani wa Shiva rangiye dore ngabo baje nk'abacakara ngo bajye kubohoza abacakara rangiye ngaba bavuze kwicara basigara bahagaze dore uburyo binjiyemo mwicare binjiye bagurishijwe nk'abandi bose banze kwicara umva ni mwicare afite umujinya rwose ntabwo yakunareba areba nk'impiri ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ mwese ni mwicare mwembi ndavuze ngo ni mwicare baranga umwana na se mukobwa na se bagurishijwe mu bacakara baje ku mupangu ngo babohora abantu rangisha akura y'icyuma umukobwa umva ni gutyo urenganya abantu ngenje guca akarengane mukobwa avana ಅಕ್ಕ umva mukobwa ಎಂತ ಹೇಳಿ wakwicaye ko barakwica ಕೂತ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ yego ko barakwica wowe rangije umukobwa ashyira hasi barambiwe akarengane rangije avayo mukobwa bisa musiga kuriya abagagura abaga witambika abaga mukobwa kinja ndio cyazikuraho rangije kabako teba jugunya mukobwa na se baramufata kanaka na Veda yankurikira rangije barashugunya kanaka binjiye nk'abacakara ngo bagire icyo bakora si abacakara bafite ikibagenza mukobwa guruka rangije fata mukobwa barashugunya hakuno yankurikire baje nk'abacakara barambiwe akarengane bagomba gutabara byibuze abantu nibaseka mukobwa na se kanaka na Veda mugirene boss rushyi mukobwa barakubita baje gutabara abacakara basanze hano hadakandagirwa isarareba mukobwa wanjye agahoro ke karabarara isareba barakubita isahagaze areba ngo baje kubohoza abacakara barakurura bajugunya hakurya aba ntibakunda akarengane ngo baje guca akarengane nyamara urugamba bishoyemo ntago rworoshye rya nkurikire kwereka kobwa yanegekaye rangije baraza ibigabo ntago bizi uburenganzira bw'umuntu reka da abari baje gutabara nabo batse ubufasha rangije mukobwa rangije muri kutoragura rangije arahana urinde wowe intoki yarazicagaguye afite umujinya we n'umukobwa barahemukiwe twabonye ari umuntu ugeze gushyingirwanwa nawe uwo ntitumubona turabona umukobwa rangije akura ibuye yarinaze hejuru kurinaga hejuru yankurikire uyu hari ibyo yibutse ibuye nawe yibutse ibuye aba bari kwihorera niko nakubwiye bagiriwe baturaza gusobanukirwa wowe Veda uyu ni kanaka mumbabarire ndangije nkubabara imbabazi naguha nizo imbabazi nizo ukwiye ko bamurangije rangije ko najugunye ibuye umugore abonamo wa mukobwa ageze gushekana Veda byagenze bite ko tubona umwana yabyaye n'umugabo wari wamushatse wari washatse wamugeni yagiye he turaza kubisobanukirwa rya nkurikire rangije ibuye irarimukubise jya nkurikire ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ umva
komeza nsomere inkuru kumbe ni inkuru twasomaga. Komeza nsomere inkuru. Nyogoku inkuru ntabwo irangiye. Komeza nsomere inkuru yewe. Igitabo byagenze gute nyuma yaho? Nyogokuru egoku. Yewe igitabo ntabwo cyari kiryoshye disi. Nyogoku aji nyogokuru we. Rangije ariko igitabo wunge wakisomera nize make. Yaje bumbura igitabo. Doho bumburiye. Do. Igitabo yasubiye mu gitabo. Veda ndagira ngo unyumve. Linda barikba. Aurna nanu urti. Genda rwose baraza kugushakisha. Kanaka hor parle. Kanaka agomba kubanza kuvana mbere na mbere. Hanyuma umuhigo ugatangira. Irakuragaruka. Ntacyo narebaga. Ego ntabwo ntegeze se ngo nze nkigusomera. nanote Mpereza igitabo nkomeze kugusomera. Rangije. Shyama Marinette akomeza musomera igitabo akimuhereza. ಆಪಾದಿತನ ಬಂದ Kubumbura igitabo akibumbure mu rukiko. Hakuno. ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಇವರ Polisi rwose ntabwo yakoze inshingano zayo. Your Honor, Bera cyubahiro. Bera baramubeshyira wamujura. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ರ Rwose ngende namwirebeye neza nari mpari. Yaje nta kintu afite. Reka. ನೀವೇನು ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಕಟ್ಕಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿ. Umva, we muhamye Bera noneho nimba Bera wari umujura turebe. Barakwereka. Izina ryawe yitwa Veda. Mbwira. Urango ni Bira. Agenda impande y'idegembya. Nyamara umujura waruharwa cyane. Yaranibye cyane. Uko yabahaye ruswa ngo bamuvugire. Ibyo ndabihakanya rwose nagaye ko byagenze. Uhakana? Uhakana gute? Uhakana niyo ndawe yisemo ruswa. Baraseka umva oda. ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. Umva genda ku ngingo kandi usaba imbabazi. ಬೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Umva Bira agomba guhanwa. Nimuzana muramuhana yego. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರ. Abapolisi bavuze ko nta uri hakuno. We nimba koko uzi ko ari hakuno muzane tumuhane. Rangije yewe ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ nta no kumpa amashyi ತಡ್ಕಳಿ. umunota umwe gusa reka nzane Bira. Yewe ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. intaga inama mu cyari wanyu. Uru ni urukiko. ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. Ibintu ugomba kugendera mu gihe cyabyo. Umva ni igihe nyine ಮುಗ್ಗರಿ ಬಿಡಿ. wihangane Bira urebe ko ntamuzana ngo ni umujura wabazengereje urukiko ukwereka. Rangije abohora hano nk'ibijumba gapakiye kumbe Bira nguyu barikanze. Yewe ಏನೇ ಇದು? ibi ni ibiki? Vedere muzanye. Umva muceceke. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ? Ahangaze ko ari urukiko. ತರೋದು Ni gute utwara intwaro mu rukiko ntago bibaho. ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? Oya madamu rwose bandenganyije banziritse bampondagaye ndagira ngo ntabare madamu. Rangije randika bajyanye intwaro mu rukiko. ಆಪಾದಿತ ಬೀರನಿಗೆ Nkurikije itegeko ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. Bira agomba kujya kuvurwa umujura. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವೇದನಿಗೆ Hanyuma 50 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ Vedawa agafungwa Aragrahi. byibuze iminsi 3 y'urugomo. Uwaje gushinja ni ufunzwe nakarengane. ಆಯ್ತು ನಡೆ. Umva reka tugende. Rangije umugabo wanjye ari he? ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಬೇಡ ತಾಯಿ. Injira turebe. Abamufunze disi yari afite umuryango. Dore wa mugore yageze gushaka ndetse n'umwana baje kumusura. Ndagira ngo kurikira urebe neza cyane. ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ಯಾ ಬಯಕ್ ಬಂದ್ಯಾ? ನೀ ತಂದ್ರಿ. Nzane unjye muri utuntu twiza rwose numva turi guhumura bya bishyimbo biri guhumura. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಕಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಯ್ದಾವೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ. Umva turagutegereje mu rugo rwose uri hano urazira ubusa wajyaga muri zino manza ziki. ಬೇಡ ಸಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ. Umenye rwose ko umugabo wanjye arya neza bari bamugemuriye disi uwafunzwe arengana n'umuryango. Umva ನೀರಿಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡ. kandi ntibagirwa kuba umugabo wanjye amazi. Umva ndaza ko yamuha rwose ntugire ikibazo. We mugende n'umwana na nyina ise bamufunze ni Kanaka akiri umwana na nyina ndungu turamubona dusubije inyuma ho gatoya. Uburakari bwavuye kuki bwite ko umugabo wanjye disi barataha. Kwereka hakuno. ಏಯಿರ ಯಗಟಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೈತೆ ನೀ ಬರ. Umva icyaro cyose kigiye kujya gusenga mwe muri hano. Uyu mugabo wanjye arafunze se ngenda banjyahe. Kanaka na nyina barababaye. Ohereza Kanaka byiza usigare hakuno. Mama reka ngende. Ajya hehe reka ntaho yajya. Uyu wamushobora yagenda kuba deranje. Baragenda ngo amasengesho agomba gukorwa hakurya. Abo babafungiye umutwaro w'urugo basigaye hakuno Kanaka na nyina. Byankurikire.
ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೊಂಟೆ ಕನಕ ugiye ngiye gufata utunyenyeri ibi nibyo se yakwigishije byonyine genda ufata vuba utunyenyeri ugaruke umwana kanaka yafata ajya gufata utunyenyeri rijya nkurikire tangira kudufata ise bamufunze arengana iminsi 3 tugaruka kuno amaze gufungwa bari bazi ko badukina twamufungishije batangiye kubyigamba sendi badage mugusi reba ngende hano kaydo ninjye agomba kujya muri gereza no direfete ne wagiye mu kigo cyanjye ibi ni ibiro rwose tugomba kwishima icya fete rwose twakikijije bamufunza murenganya wibuke uyu mujura ni ibirara nibyo byagomba gufungwa ukanya baraho bagari umva uretse mucicika ariko hari umuntu uri kuza rangije umva hari akantu mbazaniye yewe ngwiki kurebamo vayo ariko vayo mukundwa ni bya bigabo disi bigura abandi uyaraje kugurisha umugore we ujya nkurikire bya bigabo bigura abagore mukobwa uvayo ngo bagiye kumugurisha yewe ni mwiza we ndatanga mfite yose mukobwa aramureba aramuzamuka urabona ameze ate ಹಳೆ ಬೇವರ್ಸಿ ತಂದು ngewe tangira kungurisha ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ n'abandi nyamaswa bwo naryamana n'abantu bane uratekereza ngende iki umva ariko kuri mwiza waje ndaguha amafaranga yose ushaka niyo wamazabu zose zisi yose ntago ndi umugore wangiritse kuri ndyama n'abantu bane urabona wowe waguzwe nta kumvikana tugiye kwishyura amafaranga yacu ugomba kurana natwe ngwino turagutwara ku ngufu ntago ngiye mbemerera ngende intama muza kubaga gutyo urabona uyu nguyu aje agurisha njye wabona ndi intungo hagira umfata nkwereka ngwiki urabona ko rutuka kubutuye rangije hagira unkoraho mukobwa vayo rangije mukobwa nindwanyi rangije batangira kubita mukobwa vuna mukobwa nindwanyi abafungishije veda barakwereka uko byagenze mu myaka yashize kwereka rangije barafata ibigabo birafata barashaka guhohotera rangije kubita inkokora rangije mukobwa dudu kurayo umuriro ikibando kiri umuriro ndabereka iryo rari ndaribakamuramo kubita dore ikibando dore nanjye bamufata kubita bugabo nanjye kumuzinda zarishyura ibigabo bine yarabikubise kubita hana iryo rari ryabarenze ndaribakamuramo ಹೆಣ್ಣು ದ್ಯಾತೆ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕಾಪಾಡವಂತ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯ್ತೀರಾ nigute rwose mushaka ಹೆಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕಚ್ವಾ umukobwa nawe n'umuntu nk'abandi nigute mushaka kumfata ku ngufu ಇಲ್ದೆ ಮೈ ಮುಟ್ತೀರೇನ್ರೋ nigute mukora ku mukobwa mutamusabye uburenganzira nta n'isoni dore ko bireba we abisize hano rangije nigendera imari baje kugurisha iraryana uzatubona sha tuzakubona nawe basigaye bavunma nyamara bakubiswe umugore arabandagaje arabararitse yewe turakubiswe rero uratubona ububwa umva ndumva merewe nabi nanzi ko tugiye kubikora ngenda shaka umugore umva ndashaka uzakwereka wowe umva uretse turashaka umugore batuba ngo bashaka umugore disi kakana ka veda kanaka yavuyeyo yarakira akana bijya nkurikire wa wundi uri kwihorera aka kanya we na se ise bamufunze akana kari kajya gutoragura inyenyeri kazizanye mu icupa dore bigabo ngo birakabona komana agakobwa ngaka ni gato nakana shaho akara karacyara akana twakamaze niwe uzi ko ari umwana twe ntabyo tubona
barangije baragafata. Kanaka akiri muto inyenyeri ze ziraguruka. Papa isaha afungiye arabyumvise. ಏನಾಯ್ತು ವೇದ Bimeze bite? ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಗದಂಗ Numvishe umukobwa wanjye avuga. ಮಗಳನ್ನ Shaka ukunda umukobwa wawe. ಕುಂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವಳು Utangiye kumurota se sinzi uraza kumurota cyane. ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ. Ndumva muri njye ntamerewe neza. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಿಯಲ್ಲ Uraza gusohoka mu gitondo ijoro niryo rya nyuma uraza kubona umukobwa wawe. Reka reka. Kumbi umukobwa we. Hakuno icyo bari kumukorera. Mundeke nigendere. Agakobwa kararira. Ni Kanaka. Atari yakura. Baziritse amaguru. Bapfuka amaso. Ibigabo ni bine. Rakwereka. Hari umusinzi wigenderaga. Nyakurikire. Sinzi agenda. Nacumbagira kureba ariko na inzoga cyangwa ibyo ndeba nibyo. Biriya byigorora bituye iki? Bariya batuye iki mutwaro iki? Yemwe. Turabonye. Kuko yakana kavirirana. Wa musinzi ni wagatabaye. Araterura, aratwara. Yewe. Muramuwa, eko yewe. Umwana wawe anarira umusinzi. Nyina kuvayo. Byagenze bite? Reba byabaye. Kanaka kumureba. Kutambwira ibyabaye nkabona urira. Kanaka. Mbwira. Do hariya. Do na marenga. Do ibigabo bine byose bine. Ibintu bikoze mubyeyi ku mwana we. Kumva ngo bamuhohotereye umwana. Kumva isarafunzwe. Basigaye hakuno bonyine. Uburakari ndica umuntu. Ubimbwira iki we? Uri muntu ki wari urihe? Umva haguruka mukobwa. Haguruka njye kuguhorera ni nyina. Umva haguruka nkwereke. Hagurutse umwana. Rangije kurayo umuhoro. Haguruka njye kuguhorera. Haguruka kakanya. Ngwino ujya kunyereka abana kujya nawe mwana wanjye. Ndi kumwe nawe umbwira ukuri. Barabikozera. Ngwino tujyane. Umukobwa nuko yamukuranye. Umukobwa nta mbaraga Kanaka akiri umwana. Yarahemukiwe reka yihorere. Yarahemukiwe. Niyo mpamvu inzika ari nyinshi ubu ntaseka ari kumwe na se. Isafunzwe. Arebe ibigaho disi biri kwishima. Byanezerewe umujinya. Vayo mugore. Rangije urahereyeho yarabazi. Yewe nanje pabite. Nka bintu mwe bite byanyu. Ni gute rwose muhotera agakobwa kanje? Pushpa. Burya n'agakobwa kawe. Mbega amahirwe we. ಅವತ್ತನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ umva ntago ugira isonira nkuko tugize umukobwa wawe nawe tugiye kuza tute tukurangiza uratuza ngiye kubereka ngiye kuba tuba mushinya umubyeyi irangije nyina w'umwana bamuhohoteye muhagaze gato mwana wa hagaye gato mangane nibi bigobo ukora vayo rangije agatoki yarakubise yaratemye umugore barangije yaratemye rangije baramufata umva uri mu biki rangije umugore rakaye rangije uyu fata tema akaguru yaradukiriye barahirika rangije bakura umuriro umugore yarakara ukinga dore fayiti ibyo nibyo bikoshya amenagura bite byanyu mwebwe kumwe n'undi mugore mugore yabaye agaca k'umwana we yakwica iratemye aratema arahonda rangije aho yicaye Pushpa mwibikora rwose ahubwo nje hano kukwica ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಳಿ ಯಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ngiye kubica kuri abagore mwangije ಆಯಿಂದಿರದೆ ಬೆಂದೋಯ್ತದೆ n'imitima y'ababyeyi mwashongesheje kugira ngo wongere ibeho ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೋಕ್ಬಾರ್ದು ngiye kubica rwose managure ತಲೆ ತೊಳೆತೀನಿ ಕಂಡ್ರು akarengane umukobwa wanjye agiriwe nanjye haguruka nanjye aramwica ngo tutoragura ibuye Kanaka arabibona cyane umwana gitoragura ibuye umubyeyi avuye ngiye kukwicira umuntu bitoragura ibuye umubyeyi nawe afite umuhoro
hakuno mama arahamagara ntago yumva. Kanaka nta mbaraga afite. Ndangije vayo mugore yarakaye anje tu mama barakwica. Ndangije guruka amabuye bahurije ku mugore akubita umutwe mu muriro. Yakubise umutwe mu muriro. Umwana yikubita hasi yabonye ibibaye kuri nyina. Dore ibyo dukoze. Uziko tumwishe we. Uyu kureba bamukuye mu muriro byarangiye. Wibuka umugabo arafunze. Yewe turamwishe we. Turamwishe we. Gwiki bira nanja pagira ya turamwishe. Ni bya bigabo byose ahiga. Kabone Kanaka na se bihorera barahemukiwe bikomeye. Veda na Kanaka kabihorere barahemukiwe. Baje basanga umugore bamwishe. Bira umwana cyari muzima. Mwisakuze Pushpa kuri Pushpa yapfuye. Wisakuze ariko ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕರ್ಸಬೇಕು? Nzongeye guhamagara akakanya dufashe. Ako kanya barakwereka nta wundi wahamagawe ni wa mupolisi wamenyere kurya ruswa. Niwe waje hakuno kuri uko bimeze. No bira tonta akan maglane ntago numva ko rwose wafata umwanya ukiciye umuntu. ಸಾಹೇಬ Rwose mbabarira. ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕು ಸಾಹೇಬ. Gira icyo ukora kugira ngo uturengere. ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸಾಹೇಬ. Tubwiye icyo twakora natwe. Ibi mwakoze birakomeye. ಮಗಿನ 4 ಜನ ಸೇರಿ bose uko ari bane. Agakobwa kano karacyahumeka. ದದಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ರೋ. Agakobwa kanyuze mu bikomeye rata. ಕೊಡ್ತೀವಿ. Murama ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ruswa ikomeye cyane kugira ngo bino mbihishire. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡೋ. Polisi wamenyere kurya ruswa. Barakwereka disi gutaha. Inkuru yamugezeho gutaha rwose kuva bare bamufunze iminsi 3 bamurenganya. Yaje asanga rwose umugore we yapfuye bamwakirije inkuru mbi. Dore inkuru bamusanganije. Rijya nkurikire ni Veda. Reka yihorere afite impamvu ituma rwana. Ndangije twikurura yasanze disi wari umugore we bahindanyije. Birababaza. Sanze wari umugore we bangije. Byaramurenze. Pushpa yapfuye. Rangije kurangaguzwa. Umukobwa we ntawabona. Umukobwa we Kanaka ntawabona. Turapfuye. Wiko ibyamubayeho. Yewe ntago yamenye n'ibyamubayeho. Yewe Daya. Umukobwa wanjye ari he? Kanaka. Ndavuga Kanaka. Ceceke ntaguze ibyamukumbi Kanaka kuno. Ahari ari mu rukiko. ಕೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ. Umva ibi ntago babikoze babishaka. Bamenyere kurya ruswa. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳೇನು ಅಂತ Rwose ibintu byabaye. ಚೌಡಪ್ಪ Nkuko nabibwiye rwose nuko nahigereye. Chodapa ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ vuga ukuntu byagenze abacamanza bakuru ubutabera. Ntugire ubwoba. Baze mutanga uhamye. Pushpa nanjye twakuriye mu cyaro kimwe mugore wapfuye. Ndetse twaranakundanaga ibyo twajyaga dukora by'urukundo. Umva byatangiye. Amaze gushyingirwa ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ nibwo namenye ko Veda rwose ari ikirara. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ Bitanda kiragura nabo. Ceceka. Ndabihakana. ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಾವು Ariko haretse mutanga wamenye akavugara. Bite. ಮುಂದುವರಿಲಿ. Umva ratakomeza. ಪುಷ್ಪ Ejo rero ಆ ಜೈಲ್ನಾಗ Pushpa yantumiye mu rugo iwe ambwira ngo umugabo we bamufunze. ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಮಗ Hanyuma mpageze nagira ngo tubonane akakana karatubona. ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು Ariko ndakanga ngo ntazagire uwo kabwira. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು Ariko kavuga ngo kabibwira se. ಎದುರ್ಸಕ್ಕಂತೆ Pushpa atangira no kurwana n'aka kana gakubita. ಏನಾಗ Ajyanga agatera ubwoba. ದಿಗಲು ಬಿದ್ದ ಮಗ Muri ako kanya akana kararakara. ಬಂಗಾರ ತಲೆಗೆ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಲು. Pushpa ari kurwana ko bayikubise mu ifuru arahiye mu kuntu babihimbye. ಊರಿಟ್ಟಿದ್ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು Ni gutya nyina yapfuye. ಎಲ್ಲ Naka kana rwose kamukubise ikintu agwa mu muriro. Aka kana kiciye nyina. ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ Mbere yuko twagize ngo tujye kumutabara. ಅವಳು ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. N'umukobwa bayikubise hasi. N'umukobwa ntamufashe ku ngufu yaguye kubwe arwana na nyina. Ndetse na nyina yikubise mu muriro arakana kamuhiritsemo. Umva utanga buhamya
bw'ikinyoma. Objection, Your Honor. Ibyo ndabihakana Defense lawyer ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ rwose. ibintu bari kurya indimi ntabwo ari byo rwose. ಪುಷ್ಪಾಳನ್ನ ಕ್ರೂರವಾಗಿ Pushpa yishwe, ಮಗು umwana nawe yahohotewe. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮೇಲೆ ako sindahohotera akana kangana gutya koko mwagiye mukoresha ubwenge nta n'urukiko rugiyemo. ese si ibintu bigaragara? ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರುದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. umva Rudra yari ahari, umupolisi nawe yabitubwira. tureke biya narimbane njye nahigiraho icyaha cyabereye rwose. nasanze havirirana cyane ndetse ni mu rugo iwabo. oya barabeshya, ni mu kinani byabereye. reka hagombwa hapimwe uno mwana apimwe. umva ನಡೀಲಿ, reka ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಯೋನ. ababikoze bagomba guhanwa. ತಾಯಿನೇ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ರೋಸ. gusa uno mwana kuba yiciye nyina niyo mpamvu yahangayitse gutya. ಪುಷ್ಪಳಂತ ನಡತೆಗೆಟ್ಟ ತಾಯಿ umwana yakoze ikosa ryo kwiyicira nyina, ತಂದೆ yamutuye mu muriro. none umwana ahangayitse niyo mpamvu mubona gutya. ಯೋನ nyiricyubahiro, ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ndagira ngo icyo ngusaba, ಈ ಮಗುನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ kugeza igihe iperereza rirangiriye ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ uyu mwana muba mumufunze, hanyuma rwose iperereza rikomeze. umwana yuko yahohotewe. polisi ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ nyuma yo kumva ತನಕಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ubuhamya butandukanye, tugiye gufata uno mwana, tujye kumufata ibizami tuwe koko nimba yahohotewe. nyamara dore n'ibintu byigaragaza. ವರೆಗೂ ಮಗು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. hanyuma ibindi ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. turaza gukomeza nyuma turebe biba. urukiko rurangiye, umwana ngo bagiye kumusuzuma barebe koko nimba yahohotewe. nyamara guhohoterwa byo n'utanyuza kwa muganga yabyibona, dore ku mwana kuntu bamuvanyeyo. bajye ngo kumusuzuma bamugeretseho ko yishe nyina. ryankurikire, mwana nguyu byarijije umwavoka wabo n'abapolisi bazi ukuri, bamwe na bamwe bararira. ruswa si ikintu. uyu nawe arishimye, dore nibagatware bajye kugasuzuma. kwereka uyu nawe kuza ise w'umwana agiye kuhagera ku rukiko. bajyanye umwana mu rukiko atanumva atazi ibyo bari kumuciraho imyanzuro rwose. urukiko urubanza ruhagaritswe ngo bagiye gusuzuma umwana ngo barebe niba koko yahohotewe. gusa ngo bagomba gutanga raporo niba abapolisi tuzi natwe ibyabo bo hakurya iriya yo kugera hano. dore umwana we nguriya, irebere ari kurenganwa, ajyanywe kwa muganga ngo barebe ko hari ikibazo afite. nyamara umwana wajyana ngo barebe ko nta kibazo afite, n'umurebesha ijisho arakibona. ryankurikire, mugabo yarumiwe, mugabo ujinya kumufata. rangije hindukiye, ryankurikire, bari kurira, ari kwibuka umukobwa uko byagenze twabyiboneye. urukiko rwose ubwo byagenze yarabibariwe, agahinda karamurenze. agahinda karamurenze, ndajya nkurikire. ndangije n'imyaka yahise, ntawe yabonye hakuno. umva simwe sha, ndangije kubita uranyicira umugore. yaramwokeje. roya namwe urya ruswa. abavuyeyo batabara ikirara kigenzi cyabyo, uyamenyereye yanga akarengane. arangije arabamuhereje agahoro, itabare sha veda. arangije agahoro aragasanganira. arangije umva ako karengane kanyu ndakabamaramo. arangije nanze akarengane. polisi abyageza kumurasa. polisi ibyabaye kimwe yahereho yihorera. harabangamiye umupolisi. arangije yavayo, polisi ashyira hasi. byankurikire, arangije yamubabarire, baramufata. utica umuntu reka ubutabera bukora ubwabwo. nyamara ubutabera hano ni ububera.
baramufashe yaranyishe wana kwereka umukobwa mu mvura igwa yaje kugarurwa cyangwa nkurikire ari kwibuka disi umugore kuntu ari mwiza cyangwa nkurikire ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಕಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ nyuma yo guca urubanza no kureba ukuntu imyanzuro imeze tubonye ko kanaka atigeze rwose ahohoterwa ndetse ashinjijwe kwica nyina tugiye kumufunga imyaka 10 kugeza igihe azakurira yakoze icyana mu bwana azava muri gereza ruko agize imyaka y'ubukure umwana baramufunze ngo yishe nyina cyangwa nkurikire urabona uriya ise nawe yarisha abantu hariya uzintu yarakoze atangiye kubiciro ry'umugani umwana baramufunze yahohotewe ariko ngo ntago yahohotewe ndetse bamugeretseho kwica nyina ubu arafunze cyangwa nkurikire aba nabo ni ibyishimo bakabe bafunzwe dore hakuno bari kwidegembya cyangwa nkurikire kwereka hakuno abari kwihorera barakuze kanaka yasohotse muri gereza nase niwo mushinya tubonye inkomoko yo kwihorera kwabo nuko byabagendekeye harya mu myaka yashize ibintu by'imyaka yashize nibyo muzanye hakuno ngo muje guhorera ahahise mwagiye mworoshya ibintu koko mwabaye mute uzi ko nawe uri umupapa utazi ubwenge wabuze n'umusazi washingira umukobwa wawe ngo yarahohotewe nibyo kirukankaho nyuma y'imyaka 10 yose ishize ndagira ngo unyumve wa mugabo imyaka 10 irashize wita imisi rwose iba nabi ugira ngo abantu bose bahohoterwa bagiye mu kwihorera hari umuntu wazabivamo buri mukobwa wese azanye umuhoro ugira ngo amaraso yose twakira abahohoterwa ni benshi mujye mureka kwirata umugore agomba kwitonda nkubwire ngo ikisi bari no kubaseka disi byabayeho byose ni nyuma y'igihe kanaka ndabizi warababaye nta giseka uno mugore uri hano nasebye abandi bagore ndagira ngo ntubabare ubuzima bwe murangize nonaho genda umucagagure ndakumva papa aga ngo wancagagura ubwo se wabikoresha iki rangije umukobwa rangije rimwe umuhoro umwe barikanze umukobwa yararaka yarahohotewe yarafunzwe byose arengana dore kuntu umutwe wawuteruye umugore we umugore ufashweho nta ruhushya umuhoro ni ugomba kuba wakora aho hantu yararakaye siko bimezera umuntu nagukoraho rwose guhohotera ntuzatinye kumucagagura uzaza n'umuhoro umucagagure abagiye kurwana uragurutsa reka da uranyeganyega iki urajyahe jya ukurikira ranje dore fire fight dore terwa dunda ranje bari kwihorera barahemukiwe ubuhemu na karengane tugace dore muhoro du gahoro baga gasho ka du dore umukobwa nase dore fight do tutu baga yatakaje umugore yafungiwe umwana yanahohotewe uyu nawe yafungiwe ubusa reka mbaho ubutabera mwabuze butangisha umuhoro nanje baga kubita dore fight nanje umwana nase tututu dore position umwana nase nanje bafuyu baga
guruka mukobwa fata ubutabera wabuze fata ku butabera dore ubutabera ubutabera dore ubu ubutabera do Ranshi sare mwimiki ya bibu igihangange dore ubutabera dore kubu tabera kubu tabera kubu tabera Ranshi wibuta free focus irahakubereye ngo igufotore mere neza cyane bagukorera amashusho akanomero kabo ngako hejuru ubundi bindi ubundi Ranshi baga batangiye kumukubita disi Veda irakubiswe n'umukobwa arakubitwa urugamba rusa nk'urubatsinze nanjye yaranahumye ntareba umukobwa aramukubise ntabibona neza Free focus bagukorera amashusho bakwigisha gukamera n'ibyerekeranye n'amashusho byose yewe akanimero kabo ngako hejuru nangisha yarakubise amaraso amujya mu maso yabaye nkamuhumura ntiyabonaga neza do arangije arihumura neza ubwo yarebye yongera avayo buto vushya baga baga n'umukobwa avayo barabaga mukanya polisi bamukuru umupolisi ariko bakomeje gutanga ubutabera bwabuze madamu reka tumuhagarike arwana polisi bahageze babarira Veda nakoze ikosa nahe mu cy'umuryango wawe babarira Veda uragira ngo nkubabarire uyu mukobwa avuka umubyeyi w'umupapa bayifuza rwose ibyiza bizamuturukaho ibyo mwakoreye umukobwa wanjye igihe mwanyeretse urukundo abantu nkamwe rwose murirwe mufata abantu ku ngufu ni gute nakubabarira n'ibyo wakoze byose ugafata abagore ku ngufu urangiza ngo nkubabarire polisi yumva bwa butabera bwabuze ese uyu mukobwa namubabariye nkubabariye wowe nakubabarira gute ni gute wica ubuzima bw'abagore warangiza ukansaba imbabazi ni gute wowe wababarirwa uragira ngo abandi bicuze ko baravutse ari abagore mwirwa mubishimishaho urumva bababarirwa ubutabera bwifatiyemo Veda mukobwa nkubabariye naba nangije icyubahiro cy'umugore kuko wabikoze babarira nangije mukobwa vayo use Ranshi baragurukije umuriro yankurikire Veda polisi iragera wibaza impamvu yose ntagufunze igihe cyahise nuko Girija yaje akambwira ukuri police officer agi nimena arrest kuba nk'umupolisi ngiye kugufunga byari byoroshye cyane kuko ibyo wakoraga nari mbizi ariko natekereje nk'umugore ubwenge bwanjye ntibwatuma ngufunga bityo rero nagira ngo rwose umukobwa wawe abanza barangize bose hanyuma umutima wawe ubohoke ugarukemo ibyishimo nawe iryo buye wagize intwaro rihinduke akarabo keza kanaka kuki ibyo ngibyo bitaba impamvu ntago muzi ukuri nzi urahindukira ukuri banza umuzana uwo nguwo afande yahageze hariho bakuyeyo wa mugore mbere yuko bahohotera kanaka babanje guhohotera niwe bazanye hakuno mbwira ibyabaye pari tubwira ibyabaye dore uko byagenze arakwereka umugore amaze kubahata igiti ntago tuzakubabarira yaragiye nagize ubwoba ko bankurikira njya kwihisha mu bisheke
ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೆ. nisha mu bisheke aho ngaho ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಬರ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ariko hashize akanya mbona nta muntu uri kuza. ಸುಮ್ಕಾದ್ವು ಅಂತ ubwo naje kureba aho bari batuje nibwo nabonye ari guhohotera akana. yemwe ibyo ni ibiki muriho? ni gute mwakora umwana gutyo agarutse kurwana n'ansiki akubita umutwe kwiwe ntabwo agatabaye akana byankurikire kana bakome ndetse gutsikira kwe yese agwa igihumure. Veda ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ntabwo birangiriye hano. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಘೋರ. ahubwo ibikurikira nibyo bibabaje kurushaho. ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವನ. n'uwo muzana umutangabuhamya. rangije rero bakuye dore wa wundi ubana n'ubumuga umwe wigeze gutabara Veda nani kanaka akamuterura akamusubiza mu rugo akamukura mu bamuhohoteraga. ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಮಸ್ಲತ್ ಮಾಡ್ದ ಇದ್ದಾಗ uyu mwabanyago akubeshya yigira umuntu wakishe umwana wawe nyamara ni wakoze ibirenze ಅವಳ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ndetse yashatse no kwica uno mugore ngo atazavuga ubuhamya. ಬಾರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ iyo bamwica ntabwo mwari kumenya uwo mwari kumwe nawe yaje abishushanyaho. ntabwo yatabaye umwana wanyu ahubwo ni wakoze ibirenze. byagenze gute? byankurikire kumbe barakwereka yari yasinze koko mu myaka yashize. byankurikire yabonye abagabo bari kubikora ibintu nk'ibyo byo guhohotera ingeso mbi cyane. yemwe yewe muhagarikire aho ngaho tugende. barirutse ibyo ni ibiki muri gukora koko? yaraje atari yamugara cyane kanaka ibi ni ibiki bakoze kanaka we? kanaka icura rangije nawe afashe ku isura ariko ka kana rero dore nawe ngo arata ubwenge, dore ngo arabura ubwenge, dore ngo araba ikigoryi, dore ngo araba igicucu agata ubwenge agakora ibidakwiye. yabonye disi nawe kuri kanaka yanka yayiriyeho. byankurikire yagiye kwicura yagiye kuzanzamuka kureba ariko yanabaye iki kureba yamenye isuka ku ruhande rangije azana isuka rangije kubita mugongo ayiwe bite byawe je ni bikirimo aracyari umwana yirukanye abandi nabajya hodi ibyo ni ibiki je ntago mbara ubuzima bwawe urabona ibintu uko iwawe ukora umukobwa wawe cyangwa se mushike wakwishima rangije amunaga umusenyi mu maso rangije kureba yababuze kumbi ese gira watabaye ajyana umwana nawe ariyeho nawe ubirimo babarira Veda imbabazi ndaziguhaye imbabazi nizo kuwatabaye naho nawe uraryaho nta n'isoni urya ibiki ibyo murya kagabuye barakwereka uhora ko kwari gushyizwaho akadomo byankurikire Afrifocus bagukorera amashusho y'indirimbo ya filime bakwigisha gukamera kweditinga ibintu byose byerekeranye n'amashusho bagufotorera ibirori bakanabikamera. akanimero kabo ni 0788809046 barihoreye. nibyo byari ibyishimo kuri bo, nibyo byari ibyishimo. kanaka byibuze nyuma y'igihe nawe yarasetse abanzi bose bamazeho. cyari igitabo twasomaga igitabo kimeze neza. ubwo nabonaga umunsi bari guseka uko uyu nguni wari umupolisi icyo gihe nese nkora inshingano zo kurengera umuntu bakubye igipolisi. kubona umwana waratandukanyijwe na se agahanwa imyaka 10 akamara muri gereza rwose arengana ariko ataragize ubwoba akaza ahubwo atagiye kubabarira abamuhohotera bose. ubu uyu mukobwa nawe uba nangiye mu kazi nk'ubu nkabona cya kigabo cyashatse kumuhotera muri bisi. umukobwa wamubwiye inkuru y'igitabo hari umugabo wamuhohoteraga muri bisi ahita afatiraho nanjye reka nsubire ku kazi yari yanakanze. byankurikire nanjye barohereza bana yabo guhora kwari kurangiye kureba imbere disi dore Pushpa nyina w'akana uburyo bamubonamo ariko mana
gusa we yararangiye, basigaye gutyo gusa guhora kurarangiye, ikizwa akadomo. Abababajwe uyu munsi nabo barababaje, kwereka kobwa reka njye mu kazi, bibeshye bamuhotera. Njye nasomye kanaka mu gitabo, igitabo cyamushyizemo akabaraga ya bisi ivuye Nyamirambo ijya mu mujyi, yarayirimo cya kigabo. Reka agakobwa di, reka agakobwa akibuka bamuhoteye umwana, yewe gatangira kumwisitazaho, gitangira kumwisitazaho, yibuka kanaka yasomye mu gitabo uburyo yirwanyeho, rangije akuraho ikaramu yonyine. Kigabo cyongere kuraho ikaramu aripfundura, yewe kanaka wigira ubwoba, yumva ijwi rya kanaka, bikora wibabarira. Rangije wibabarira, ayiwowe, ayiwe ujyanga filime The Hunt Continues. Umuhigo twari twawutangiye ariko nkubwira ngo turawukomeza. Mwari kumwe n'umuhungu mw'imiki ya Bible igihangange Vironga Weighted Translator kuva muri AfriFocus nyine. AfriFocus akanimero ngako hejuru nikatagufasha uzambwire ngo sinaguhaye ibipase. Ciao boy.